Yes, nongeye gufata umwanya ndagusuhuje cyane, nongeye no kuguha ikaze cyane kabisa wowe mukunzi wa Kigali Magic TV udemewe natwe ibintu byose n'amakuru tutegura tukugezaho gatanu kuri page yacu ngari urugendo kuri cyo byinshi bitandukanye. Nyamuneka mfata uyu mwanya mbere y'ukongera icyo cyose ntangira ngashimira cyane wowe tubana umunsi ku wundi wafunguye video wamaje kudutenga inkunga subscribe imana ikomeye umugisha nawe ni bwa mbere tubanye wadutera inkunga subscribe guys, iyo mudutenga inkunga subscribe amutukuye ahantu hamwe ari hano bamutugeje bamuduteje imbere cyane, turabashimira cyane kabisa kubw'uruhare rwanyu mudahwema kutwereka umunsi ku wundi. Rero nawe tukwakire bwa mbere dusabira mu ikiganza cyawe umugisha kigiye kudutera inkunga subscribe n'utanabikoze ikingenzi nuko umeze neza cyane. Je nitwayire noto kabisa nkabagenda babitegura byinshi bigiye bitandukanye. Reka uyu munsi rero uza kunyemera subiza umukunzi wacu watwandikiye dusaba ko twazamutegura urutonde rw'abastari cyangwa se bw'ibyamamare mu Rwanda mu ngeri zose zitandukanye byabigiye bifitanye amasano ya hafi. Hari bimwe ushobora kugenda ubona mu buryo butandukanye ukaba wakumva abantu bakunda kubona bari kumwe cyangwa se utanababona bari muri domaine imwe ariko mu by'ukuri bafitanye isano mu buryo bwa hafi cyane. Uyu munsi rero naguteguriye urutonde rw'abastari bagera ku 10 cyangwa se byamamare bigera ku 10 mu gihugu cy'u Rwanda bifitanye isano ya hafi cyane mu buryo utaruzi cyane. Ibi byose hamwe rero nibyo kuzanga kurambura kabisa. Reka rero uze kunyemera tuze kurebana urutonde rw'aba bantu bamamaye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bafitanye isano ya hafi cyane. Bamwe baravukana, abandi nababyara, abandi nabishywa babandi ndetse n'ibyinshi bigiye bitandukanye, ndetse uraza gutungurwa na bamwe mu bagiye bari muri uru rutonde rero ndetse na bimwe utaruzi rero cyane kabisa. Dutangira cyane rero nkuko mubizi tuza gukoresha ikizwi nka countdown aho duhera ku mwanya wa 10 tumanuka paka kugera ku mwanya wa mbere, kandi subscribe hanyuma nze mugezeho urutonde duhereye ku mwanya wa 10. Yesa ku mwanya wa 10 rero urutonde rwacu rero rw'uyu munsi no tugiye guhera nk'ibisanzwe rero nkuko mubizi genda duhera ku mwanya wa 10 tumanuka kabisa mpaka kugeza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga bamwe mu bahungu bamaje kugenda bamamara cyane mu byerekeye nibizwi nko gusobanura filime cyangwa se mu gasobanuro niko nabivuga. No uzwi nka Junior Giti aho uyu mugabo avukana mu nda n'uwitwa Sankara ndetse akaba banavukana na nyakwigendera uheruka kwitaba Imana mu gihe cyatambutse akaba ari Yanga yamamaye ku izina rya Yanga rero cyane kabisa. Abakora batatu bakaba bafitanye isano rya hafi ry'amaraso cyane ko ari abavukanye. Ibi ngibi bishobora kuba warubizi cyangwa se navuga ko abari bomereyeho waruzi cyane ko bafitanye isano rero, ndetse ukaba ugiye kureba bose ukabusanga bakora umwuga umwe. Ntabwo nzo kuvuga byinshi cyangwa kubatindaho cyane ko ubazi ndetse ubumva cyane, ahubwo turaza kumanuka ku mwanya wa 9 turebe abandi bahari. Yesa ku rutonde rwacu rw'abastari cyangwa se rw'ibyamamare byo mu Rwanda bifitanye isano turaza kuhasanga uwitwa Rocky Kirabiranya nawe n'umwe mu bagabo mumaje kugenda bazamuka cyane mu byerekeye no gukundwa gukurikirwa ndetse byose binyuze mu gasobanuye yaho yaje agafata kagashyira ku rundi rwego nkuko nawe ajya byigamba cyangwa se abyivugira. Nta kabuza rero uyu mugabo ntabwo aba yikina mu busa cyane kuko agasobanuke kamaje gufata intera kugeza ku munota wa none. Rocky Kirabiranya nkuko yigita cyangwa se inyangamugayo ryahamya akaba yita amazina menshi atandukanye ariko amazina yiswe n'ababyeyi bakaba ari Uwizeyimana Mark. Uyu mugabo akaba avukana n'umwitwa Musasavimbi akaba ari mukuru wa Musasavimbi ndetse basangiye umwuga ndetse bakaba baba mu Gatsata rero nkuko bahise Gatsata City cyangwa akunda kubigamba avuga ngo ni kwa Rocky, ndetse ugiye kureba usanga nabo bafitanye isano ry'amaraso ya hafi bakaba bavukana ku babyeyi bombi papa na mama. Nta bintu byinshi ndibuze kugenda ngaruka ku bastari cyane ko abenshi ugiye bazi bityo kugira ngo tuze gukoresha igihe neza ndaza kugenda muvugaho bikeya umenye ko amasano bafitanye bya hafi. Abo wumva navuze amazina yabo yose no kugira ngo tuze kugenda twihutisha igihe. Turaza kumanuka rero tuvuye ku mwanya wa 9 aho twasanze Rocky Kirabiranya cyangwa se Mark ndetse na Musasavimbi tuze kumanuka ku mwanya wa 8. Yesa ku mwanya wa 8 rero turaza kuhasanga turasanga uwitwa Anita Pendo n'umwe mu beza muri iki gihe mu byerekeye n'abashyushya rugamba usibye no cyagana ko n'umunyamakuru wa RBA ndetse akaba akundirwa ijwi rye rinini kandi risareye cyane bitewe n'uburyo ahora na vibe, ndetse akaba ari umwe mu bakobwa abakomeza kugenda bagaragaza ariko n'umumama cyane ko afite abana
ndetse bitewe n'uburyo akoramo umwuga we yaba wo gushyushya urugamba ahantu hari ibirori birenze kabisa wasanga Anita Pendo ari gushyushya urugamba cyane ndetse no kugitangazamakuru cy'igihugu RBA akaba usangaho cyane by'umwihariko akora bimwe mu n'ubundi mu byerekeye no gushyushya abantu. Anita Pendo rero numwe amubeze navuga ko bari ahangaha gusa n'umwisengeneza witwa Hope Azeda washinze itorero ry'iserukiramuco rizwi nka Mashiriki akaba ari iserukiramuco mpuzamahanga ndetse agatangiza n'icyitwa Ubumuntu Festival. Rero uyu nguyu witwa Hope Azeda rero akaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda bamamara bitewe n'uburyo ushobora kuba utazi wenda iryo zina rye ariko nanone asubwa mbere waba wumvishe ikizwi nka Mashaki cyangwa se Ubumuntu Festival. Anita Pendo akaba ari umwisengeneza wa Hope Azeda. Tumizo cyane rero na byinshi za kubavuga ubwo turaza kumanuka ku mwanya wa gatandatu turebe n'induhari. Yesa ku mwanya wa gatandatu turasanga uwitwa Cyusa Ibrahim. Cyusa Ibrahim icyo nakubwira hangaha kiza kugutungura cyane ariko nukurimamo cyane ko abantu benshi batakuzi cyane. Cyusa Ibrahim akaba ari umuvukanyi wa Stromae nkuko mu muzi Stromae numwe mu cyamamare cyangwa se ni cyamamare mu buryo bukomeye cyane ntago ari ku rwego rwa Afrika ni ku rwego rw'isi. Akaba ari umunyarwanda w'umufaransa cyangwa se akafitanye isano n'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa aho umubyeyi w'umugabo ari umunyarwanda hanyuma undi akaba umufaransa rero cyane kabisa. Uyu Cyusa Ibrahim rero akaba afitanye isano by'umwihariko kuri papa n'uyu muhanzi w'icyamamare uzwi nka Stromae. Cyusa Ibrahim rero ndetse nawe akamaje gufata izina rikomeye cyane by'umwihariko binyuze mu njyana gakondo aririmbamo ariko uyu muvukanyi we uzwi ku izina rya Stromae we akaba aririmba zimwe mu njyana zikundwa cyane ku isi. Rero ngira ngo nakwabuza ari mu nyinshi zitandukanye Stromae wagiye wumva ndetse yigeze aza no mu gihugu cy'u Rwanda kuhataramira ndetse ajya no kwivuko rye. Rero ntabwo zo kuvuga byinshi ahubwo ndaza gusiga uyu mwanya wa gatatu tuza kumanuka ku mwanya wa gatanu turebe n'induhari. Yesa ku mwanya wa gatanu ushobora kuza gutungurwa ariko niko kuri hari uzwi ku izina rya Kayitankore Joli. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye cyane nka Kanyombya numwe mu bantu bazamuye sinema nyarwanda cyane cyane mu kuva mu myaka ya kera cyane bitewe n'uburyo ari umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragara ko bafite ibintu byinshi bitandukanye bazi by'umwihariko mu gukina gusetsa n'ibindi binyuranye. Kayitankore Joli rero akaba ari nyirarume witwa biraza ko gutungura cyane nyirarume witwa Sonia Hollande wabaye Miss y'Ubufaransa mu mwaka wa 2010 akongera akabera nyirarume kandi Fred Fendeke umunyarwenya no ukomeje kugenda azamuka uzwi cyangwa se ubarizwa muri stand up comedy. Rero uyu nguyu Kayitankore Joli cyangwa se Kanyombya urumva ko ari umwe mu bantu baba regent cyane ndetse afitanye isano n'abantu bakomeye cyane. Rero turaza gusiga uyu mwanya rero ndetse tuza kumanuka ku mwanya wa kane turebe n'induhari kuri urutonde rwacu. Yesa kuri urutonde rwaho ahangaha tugeze rero tuhasanga uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se uzwi ku izina rya The Ben. Ni umwe mu bantu bakomeje kugenda bamamara kuva mu myaka 15 ishize yagiye azamura umuziki nyarwanda ku buryo nta n'umuntu n'umwe usanga agereranywa nawe ku buryo usanga niba bagiye kugereranya bafata The Ben na Medakaro kuko aribo bami b'umuziki nyarwanda. Uyu nguyu The Ben akaba ari umwe mu bagabo bakunzwe cyane by'umwihariko ndetse na couple ye n'umukobwa witwa Uwikiza Pamela. Rero akaba ari imwe mu couple ikundwa cyane. Gusa Mugisha Benjamin akaba ari nyirarume w'umwana muto cyane uzwi cyane mu byerekeye n'umuziki nyarwanda uri kuzamuka mu vuba na bwangu. Akaba ari uwitwa Shema Mico Jibril uzwi ku izina rya Shemi yamenyekanye mu ndirimbo cyane cyane yamugize umusa cyangwa se yamenyekanye mu nizwi nka Peace of Mind. Byumvikane ko uyu Shemi ari mwishywa wa The Ben. Rero ibi ngibi bikaza kubuza nawo kwashye ku rutonde rwacu rw'abastari bafitanye amasano ya hafi cyane. By'umwihariko turaza kumanuka ku mwanya wa gatatu turebe n'induhari. Yeza ku mwanya wa gatatu w'urutonde rwacu uraza kuhasanga turaza kuhasanga uwitwa Uwayezu Ariel. N'uyu nguyu amazina ye nyakuri akaba ari uko yitwa ariko yamenyereye cyangwa se muzi ku izina rya Ariel Wezi. Ni mubyara wa Ngabo Medal cyangwa se Ngabo Medi azwi nka Medi cyane mu muziki nyarwanda. Navuga ko ari umwe mu bahanzi bagezweho cyane mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se banagezweho by'umwihariko bitewe n'indirimbo ze bagiye baririmba cyane ndetse n'ubu ngubu mukunda muri benshi cyane. Ikindi kandi nakubwira nuko
uzwi ku izina rya Daddy Casanova umenyekanye ku ndirimbo Ishiraniro ayisubiyemo cyangwa se kava ari nyirarume waba bombi. Byumvikane ko bombi ari abishywa ba Daddy Casanova. Rero aba nabo bari ku rutonde rw'abastar cyangwa se rw'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda bifitanye amasano ya hafi. Turaza kumanuka ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga uwitwa Jules Sentore. Jules Sentore akaba ari murumuna wa Masamba Intore, ariko nanone akaba afitanye isano rya hafi na Bomurwanda, akaba ari mubyara we mu gisekuru bakoranye ndetse n'indirimbo yiswe ni Rwogera. Bomurwanda akaba yaritabye Imana, rero reka tumusabire no gukomeza agira urukundo ridashira. Rero gusa Jules Sentore rero ndetse nabo umuryango wose wa Sentore bakaba bafitanye isano na Bomurwanda rero witabye Imana rero, ndetse yanakoranye indirimbo Jules Sentore yitwa ni Rwogere. Byumvikane ko banashimangiraga, ugiye kumva amagambo yabo ari muri iyo ndirimbo, bashimangiraga isano iri hagati yabo bavuga ati ni Rwogere cyane. Rero so guys, muraza kunyihanganira, ndakeka hari umubare nshobora kuba nasimbutse. Rero hari umubare nshobora kuza kuba nasimbutse, birashoboka cyane, ari wo ngiye gushyiraho uyu mustar cyangwa se uyu wamamaye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba azwi ku izina rya Mutesi Jolly. Rero reka tuza kuza kumushyira ku mwanya wa kabiri. Mutesi Jolly rero by'umwihariko Mutesi Jolly akafitanye isano n'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda, akaba yitwa Rosalia Gicanda, kuko witwa Rwamarage Mutesi Jolly akomokaho, yavukaga mu ndimwe na sekuru umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gicanda. Ibi ngibi rero bikaza kuza gutuma aza ku mwanya wa kabiri, cyangwa se bitewe n'uburyo urutonde n'umuntu ntabwo warutondeka kuva ku uvuga ati akenshi dukora top 10 abari ngo gutondeka abagiye bahiga abandi, ariko araza kuza ku rutonde nawe ku mwanya wa kabiri. Nizere ko bitewe n'uburyo hari uburyo imibare yaje kunsoba gatoya bitaza kuba ikibazo, kuko aha icyo ufite kumenya ni abastar 10 bafitanye isano bya hafi cyangwa se abantu bamamaye mu Rwanda bafitanye isano bya hafi. Rero ntabwo haza kuzamo gutondeka cyane cyangwa se kuvuga ngo kuki wamushyize ahangaha, kuko ari ibintu bitarimo competition nyine. Byumvikane ko rero ari naho amera mbasaba kunyihanganira kuba hari umubare naje kuba nasobwamo. Rero uyu nguyu rero Mutesi Jolly yamenyekanye cyane ni nyampinga w'u Rwanda na 16 niba nibeshya, ariko nibyo, ndetse akaba yaragiye amenyekana cyane by'umwihariko bitewe n'uburyo havutse ibibazo bitandukanye muri Miss Rwanda, ndetse n'uwizwi ku izina rya Prince Kid rero hakavukamo ibibazo bigiye bitandukanye cyane. Yagiye amenyekanye cyane muri ubwo buryo. Rero navuga ko ari umwe mu bakobwa nanone bitewe n'uburyo bakomeje kugenda bavuga cyangwa se n'uburyo bakora ibintu byabo, bafite igitinyiro n'igikundiro kiri hejuru cyane. By'umwihariko rero nta kabuza ushobora kumva ko rero uburyo yitwaramo afitanye isano n'ibwami, cyane ko afitanye isano n'uyu mwamikazi w'igihugu cy'u Rwanda Rosalia Gicanda. Turaza kumanuka ku mwanya wa mbere. Rero yeza ku mwanya wa mbere w'abastar cyangwa se w'ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda bifitanye isano ya hafi. Ushobora kwibaza ati ninde uhari? Hari uwitwa Mr. Eli Kagame Mabano, akaba ari mubyara uyu Mr. Kagame, ngira ngo muramuzi cyane, numwe mu bahanzi bamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu gihe cyatambutse akundi mu nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu rero Eli Kagame Mabano akaba ari mubyara wa Juno Kizigenza, akaba ari umwe mu bastar nabo cyangwa se mu bahanzi nyarwanda kuri ubu ngubu bakunzwe cyane, bakomeje kugenda bafata uyu muziki nyarwanda bakawushyira ku rundi rwego bitewe n'uburyo baririmba indirimbo zikundwa cyane ndetse bafite na hiti ikomeye cyane. Rero so ngiyo top 10 rero yacu rero kabisa y'abastar 10 bafitanye isano utaruzi cyangwa se y'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda bifitanye isano utaruzi na gatoya. Rero aho ugiye kureba kabisa usanga bamwe bavukana, abandi bakaba bari babyara, abandi hari abo babereye ba nyirarume. Rero nakubwira ko uru rutonde ushobora kuba nawe hari abuzi, niba hari abuzi badusangiza muri comment uri rumwe mu rutonde rwangoye cyane cyangwa se byangoye cyane kugira ngo mbashe kuba namenya amakuru by'umwihariko yimbitse kuri ibi ngibi, ariko nawe hari abuzi ushobora kuba watubwira muri comment. Gusa hari n'abandi benshi bagiye batandukanye nakuvuga nka bonus mu berekeye n'urutonde rwacu. Hari nk'uzwi ku izina rya Muhajiri Hakizimana, akaba avukana na Haruna Niyonzima rero mu ndimwe. Hari n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero niba hari uzi wamutubwira muri comment, mushimire cyane ufashe umwanya ukabana natwe yo gutegura urutonde ngo rutugezaho. Nitwa Irene on top kabisa guys, mu gihe wanyuze nk'ikiganiro twagutegura tukugezaho, wadutera inkunga subscribe ndetse ukaba watwandikira icyo twaza gutegura ubutaha. Mbibutse ko wari urutonde nagarutseho rw'umwe mu bakunzi wacu watwandikiye akatubwira
ati tuzabarebere niba hari abasari nyarwanda baba bafitanye isano tutazi. Nuko rero nabigiyemo nubwo byari bigoye, ariko kubw'abakunzi, kubw'umukunzi wacu cyangwa se kubw'amwe mudukurikira, twiyemeza gukora buri kimwe cyose. Nimwe dukorera mutarano nacyo twaba turimo tumara, niyo mpamvu nubaha agaciro kanyu. Ndabashimiye cyane rero, nimugubwe neza, mbifuza kugira umugisha mu gukora byose, na Imana akomeze kugenda abana namwe. Reka tuzabonana ubutaha muri top 10 izabikurikiyeho. Twandikire utubwire icyo tuzagugarukira ubutangi. Nitwa Irene Top kabisa, ndetse ushobora kuba dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Instagram nitwa Irene Top, kazajya ugenda mu ibitekerezo ndetse ukaba wanansangishaho icyo ushaka ko nazagutegurira ubutaha. Ndagushimiye cyane rero, gubwa neza, na Imana akomeze kugenda habana namwe rero. Salam shalom.